Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mu masomo abiri y'ubushize twize uburyo Imana yaremye abantu babiri ba mbere. Ibyanditswe bivuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27. Mu bugingo bw'umugabo n'umugore Imana yashyizemo umwuka utuma bashobora kuyimenya kandi bakabasha kuyikunda. Ikindi kandi Imana yabahaye uburenganzira bwo kwihitiramo kugira ngo bahitemo kuyumvira cyangwa kutayumvira. Twabonye kandi ko Imana yashyize umuntu mu itongo ryiza, itongo ry'umunezero Imana yateguye hano mu isi kandi iryita Edeni. Umugabo wa mbere ariwe Adamu n'umugore wa mbere ariwe Eva. Imana yabahaye buri kimwe cyose bifuza kugira ngo babeho batekanye kandi batunganiwe by'ukuri. Imana yashakaga ko abantu bayimenya, bayikunda kandi bakayiramya iteka ryose. Ariko kandi twabonye ko kugira ngo Imana ikomeze umugambi wayo utunganye, yashyizeho ikigeragezo cyoroshye imbere y'umuntu yaremye. Hagati mu itongo Imana yateyemo igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, maze itegeka umuntu ngo ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 16 n'umurongo wa 17. Kuki Imana yagerageje Adamu muri ubu buryo? Imana yashakaga kwerekana imiterere y'umutima wa Adamu. Imana ntiyagerageje Adamu ishaka ko acumura, ahubwo yashakaga kumuha umugisha no kumukomeza. Umuntu Imana yaremye nta nenge yari afite kandi nta n'icyaha yari afite, ariko ibyo ntibisobanura ko yari afite urukundo nyarwo cyangwa imiterere ishyitse. Imana yashyize ikigeragezo imbere ya Adamu ngo isuzume urukundo ayikunda. Iyo Adamu atsinda ikigeragezo kandi akumvira Imana, yari kuba yerekanye ko akunda Imana n'umutima we wose. Ikindi kandi iyo Adamu anesha ikigeragezo kandi akanga gucumura, icyo kigeragezo cyari kumwongera imbaraga, kuko ibyanditswe bivuga ngo kwihangana gutera kunesha. Aya magambo yanditse mu Roma ibice 5 umurongo wa 4. Uyu munsi rero tugeze ku gice cya 3 mu gitabo cy'Itangiriro. Iki ni igice kitwereka uko icyaha cyinjiye mu isi. Niba tuzi inyigisho yo muri iki gice, tuzi impamvu umutima w'umuntu ari mubi kandi ugoramye. Tuzi kandi n'impamvu isi yuzuyemo imibabaro n'agahinda. Twamaze kubona ko mu ntangiriro Adamu na Eva bari mu itongo ryiza, aho bari bishimiye kandi bafite buri kimwe cyose. Ikiruta byose kandi nuko Uwiteka Imana yajyaga abasura buri munsi mu mafu yo ku mugoroba kugira ngo aganire na Adamu na Eva. Imana yabasuraga kuko yashakaga ko bagirana ubusabane bwiza nabo. Ariko ibyanditswe bitubwira ko mu itongo hari harimo uwundi muntu. Uzi uwo ari we? Ni Satani, umwanzi w'Imana. Ni umubi. Igihe Imana yaremaga isi n'ibirimo byose, Satani yararebaga. Igihe Imana yahaga Adamu itegeko rimubuza kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, Satani yarumvaga. Kandi ntiyagarukiye ku kureba no kumva gusa, ahubwo yashatse uko yawurizamo umugambi w'Imana kandi akangiza n'umurimo yari maze gukora. Satani yateguye uko yagerageza umuntu Imana yari yaremye kugira ngo ntayumvire, acumure, atandukane n'Imana kandi arimbuke. Imana yari izi ibyo Satani agambiriye gukora byose, ariko Adamu na Eva nta na kimwe bari bazi. Umunsi umwe igihe Adamu na Eva bari bahagaze hafi y'igiti Imana yababujije, Satani yaje mu ishusho y'inzoka maze atangira kuvugana nabo. Ibyanditswe bivuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 1. Reka tube duhagaze hano gato. Kuki Satani yagaragaye mu ishusho y'inzoka? Ibyanditswe biduha igisubizo bivuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Satani ni umushukanyi,
nicyo cyatumye yigaragaza nk'umunyabwenge bwinshi. Satani ntiyasanze Adamu na Eva mu ishusho y'ikiyoka kinini hanyuma ngo avuge ngo Adamu na Eva nimugire amahoro. Nige Satani, umwanzi w'Imana, naje uyu munsi kubagerageza kugira ngo muve ku Mana, umwami utanga ubugingo, maze murimbuke iteka ryose. Satani ntiyabigenje atyo. None se yabiyeretse mu buhe buryo? Yabiyeretse mu ishusho y'ikiremwa cyiza kandi gifite ubwenge. Yahisemo kuvugana nabo inyuze mu nzoka, kuko muri icyo gihe mbere y'uko icyaha cyinjira mu isi, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose. Satani nuko agikora, ni umuriganya, yereka abantu ko atanga ibyiza. Ibyanditswe bivuga ngo Satani ubwo yihindura nka marayika w'umucyo. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba kabiri igice cya 11 ku murongo wa 14. Niyo mpamvu Imana itubwira mu ijambo ryayo ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 7 umurongo wa 15. Satani ni umushukanyi. Niyo mpamvu yiyeretse Adamu na Eva mu ishusho y'inzoka ifite ubwenge. Ni nayo mpamvu yahisemo kuvugana na Eva aho kuvugana na Adamu ubwe, kuko yari azi neza ko gushuka Eva byamworohera kurusha gushuka Adamu. Satani yari azi neza ku itegeko ryo kutarya ku giti Imana yarihaye Adamu mbere y'uko irema Eva, ariko na Eva yari azi iby'iryo tegeko ry'Imana. Umwanzi azi ubwenge cyane kandi yari azi icyo ashaka kugeraho. Satani yatekereje ko ashobora kwemeza umugore kurya icyo giti kimenyesha icyiza n'ikibi, maze Adamu nawe akaba yakurikiza ibyo umugore we akoze, bikarangira batumviye Imana. Ibyanditswe bivuga ngo ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 1. Wumvise icyo Satani yabwiye Eva? Yaravuze ngo ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Urabona icyo Satani yageragezaga gukora hano? Yashakaga kurema gushidikanya mu bwenge bwa Eva kugira ngo yibaze niba iby'Imana yavuze ari ukuri koko. Niyo mpamvu yavuze ngo Imana yaravuze. Ni ukuri koko Imana yaravuze. Satani aracyakoresha ubu buryo, arwanya ijambo ry'ukuri, kuko azi neza ko ijambo ry'Imana rifite ubutware bwo kumunesha no kunyomoza ibinyoma bye. Satani azi ko ukuri kwirukana ibinyoma nk'uko umucyo wirukana umwijima. Reka noneho twumva amagambo ya nyuma y'ikiganiro cyabayeho hagati y'umugore na Satani. Ibyanditswe bivuga ngo uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 3 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5. Ibi biratangaje. Imana yabwiye Adamu na Eva ko nibarya ku giti yababujije bizagenda gute? Yavuze ko bazapfa. Hanyuma Satani yavuze iki? Yaravuze ngo ntimuzapfa. Urabona ko Satani ntiyazanye gushidikanya ku ijambo ry'Imana gusa, ahubwo yaranarihakanye. Ibi ubitekerezaho iki? Ninde wavugishije ukuri hagati y'Imana na Satani? Ibyanditswe byera bivuga ko Imana ari nyakuri kandi itabeshya, ariko Satani nta kuragira. Muri Yohana 8 umurongo wa 44 aravuga ngo kuko ukuri kutari muri we, navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Ariko tugomba kwibuka ko Satani atari umunyabinyoma gusa, ahubwo ni umushukanyi, ni umuriganya. Afata ibitari ukuri akabivanga n'ibiri ukuri. Ibyo dushobora kubibona mu magambo Satani yabwiye Adamu na Eva. Yarababwiye ngo kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho, ni ukuvuga imbuto z'icyo giti, amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Igihe Satani yavugaga ngo muzahinduka nk'Imana, icyo cyari ikinyoma, kuko ukora ibyaha ntashobora kumera nk'Imana, ahubwo ni nka Satani. Ariko igihe Satani yavugaga ngo muzamenya icyiza n'ikibi, yavugaga ukuri. Ariko igihe Satani yavugaga ngo muzamenya icyiza n'ikibi, yavugaga ukuri, kuko igihe Adamu na Eva bacumuraga bahise bamenya ikibi. Ariko Satani ntiyigeze ababwira ko kumenya icyiza n'ikibi bishobora kubazanira ingaruka mbi mu buzima bwabo. Imana yaravuze ngo nimurya ku giti nta kabuza muzapfa. Ariko Satani aravuga ngo nimurya ku giti ntimuzapfa. Satani ni umubeshyi. Niyo mpamvu igihe Imana yavugaga ngo muzapfa,
Satani yabihakanye akavuga ngo ntimuzapfa. Nuko rero igihe kiragera Adamu na Eva ngo bahitemo hagati y'ijambo ry'Imana n'ijambo rya Satani. Amahitamo yabo yaraye. Mbese bari kwemera amagambo Imana yababwiye cyangwa bari kwemera amagambo ya Satani? Mbese bari kwemera ukuri cyangwa ikinyoma? Ese bari gukurikira umwami w'umucyo cyangwa bari gukurikira umwami w'umwijima? Reka dusome maze turebe amahitamo bagize. Ibyanditswe biravuga ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 3 ku murongo wa 6. Biratangaje, Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kugira ngo ayimenye, ayikunde kandi ayumvire iteka ryose. Ariko n'icyo umuntu yakoze, mbese yarayikunze bihagije ku buryo yumvira itegeko ryayo? Oya, yahisemo kutumvira Imana y'urukundo maze akurikira Satani, umwanzi w'Imana n'abantu. Mbega ukuntu uyu wabaye umunsi mubi cyane! Basekuruza bacu Adamu na Eva bateye Uwiteka Imana umugongo, bemera kurya ku mbuto z'igiti Imana yari yarababujije. Hari umugani w'Abanyafurika uvuga ibisa gutya ngo icyorezo ntikigarukira gusa aho cyakomotse. Uko niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 5 umurongo wa 12. Twabishima tutabishima, uko niko bimeze. Undi mugani w'Abanyafurika uravuga ngo ingeragere isimbagurika ntibyara abana bazi gucukura imyobo. Umwana agenda nka se. Jye nawe hamwe n'abantu bose twaturutse kuri Adamu, tuvuka turi abanyabyaha kandi tuzapfa kuko dukomoka kuri Adamu. Umuntu wa mbere wanze kumvira itegeko ry'Imana ni sekuruza wacu, kandi natwe tumeze nkawe. Ninde muri twe wavuga ko atumviye amategeko y'Imana? Nta numwe muri twe. None se iyi kamere iri muri twe yo kutumvira amategeko y'Imana yavuye he? Yavuye kuri Adamu. Nk'uko icyorezo gikomeye gikwirakwira, niko n'icyaha cyari muri Adamu cyakwiriye kuri twebwe twese. Ni ukuri icyorezo ntikigarukira gusa aho cyakomotse. Nyamara haracyari ibyiringiro, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 5 umurongo wa 18. Si ibyo tugiye kwiga uyu munsi, ahubwo mu masomo yacu ari imbere tuziga ibyerekeye inzira yo gukiranuka kandi y'agakiza y'Imana yashyiriyeho abanyabyaha kugira ngo bayigarukire. Inshuti yanjye, iki cyari ikiganiro inzira yo gukiranuka. Ubutaha twifuza gukomeza kuganira kuri iki gice cy'ingenzi, aho tuzareba uko byagenze igihe Adamu na Eva bamaraga kuva mu nzira yo gukiranuka bagakurikira inzira yo gukiranirwa. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze kuzirikana uku kuri kw'ingenzi kuvuga ngo ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Aya magambo aboneka mu Baroma ibice 5 umurongo wa 12. Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0788 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0788 12 79 018.